Yes, ni breaking news. Ni breaking news ni amakuru akomeje kugenda agarukwaho cyane muri kano karere ka Muhanga. Ni impanuka ya ambulance, aho amakuru aturuka muri kano karere ka Muhanga avuga ko ambulance yari itwaye abarwayi yaje gukora impanuka, aho shoferi yaje gukata ikorosi. Mu kurikata rero birangira byanze, imodoka ihita ibajugunya munsi y'umuhanda nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini zanyu. Nk'uko rero byatangajwe, iyi ni impanuka yabaye ndetse ikimara kuba, bamwe mu batuye hafi aho ngaho iyi mpanuka yaje kuba yabera bakaba bahise bahagera ubwo iyi mpanuka yabaga, bakora ubutabazi bw'ibanze. Ushobora kwibaza uti ese iyi mpanuka y'ambulance yaje kuba yaba yapfiriyemo abantu bangahe, yakomerekeyemo abantu bangahe, ese hakurikiyeho iki nyuma y'uko iyi mpanuka ibaye? Ese ubuyobozi bwa kano karere ka Muhanga bwo bwaba butangaza iki kuri iyi mpanuka? Ndetse n'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda naryo ryagize icyo ritangaza. Ese ryatangaje iki kuri iyi mpanuka? Byose rero nibyo tuje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo, uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho kuri iyi mpanuka yateye abantu benshi ubwoba, ubwo imodoka y'ibirinduraga ikagwa munsi y'umuhanda ndetse ikangirika mu buryo bukomeye cyane. Abaje kuba bagera aho iyi mpanuka yaje kuba yabera bakaba batangaje ko iyi ambulance yangiritse mu buryo bukomeye, aho abantu benshi byabateye urujijo rw'icyateye iyi mpanuka, cyane cyane abaturiye hafi aho ngaho iyi mpanuka yaje kuba yabera, dore ko hari n'abaje kuba babibona imbona nkubone ubwo iyi mpanuka yabaga, imodoka irenga umukingo ikagwa munsi y'umuhanda. Amakuru akaba avuga ko ubwo iyi mpanuka yabaga, abaturage baje bagahita bahagera bagasanga hari abakomeretse, ndetse bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, bari barimo baravirirana amaraso menshi cyane. Nibwo rero hahise hakorwa ubundi butabazi, hahamagarwa ambulance ya gisirikare ndetse n'indi ambulance y'abarwayi, ubundi aba bari bakomeretse bahita babajyana kwa muganga. Iyi ikaba ari inkuru rero iri kugenda ibabaza abantu benshi hano muri kano karere ka Muhanga, by'umwihariko imiryango y'abantu iyi ambulance yari itwaye. Reka tugusabe rero gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntunibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri komenti usige igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana uko dushyizeho inkuru ujye uzibona uri mu ba mbere. Nk'uko rero byagiye bigarukaho cyane, ni imbangukiragutabara y'ibitaro bya Nyabikenke, ikaba rero yakoreye impanuka mu murenge wa Mushishiro, ikomerekeramo abantu bagera muri 5 barimo n'umurwayi iyi mbangukiragutabara yari itwaye. Birumvikana ko rero iyi mbangukiragutabara n'umurwayi yari itwaye nawe yaje kuba yakomerekera muri iyi mpanuka iyi ambulance yaje kuba yakora. Iyo mbangukiragutabara yavaga mu bitaro bya Nyabikenke ijyanye umurwayi mu bitaro bikuru bya kaminuza i Kigali CHUK. Urumva ko iyi mpanuka yaje kuba ubwo iyi mbangukiragutabara yavaga muri kano karere ka Muhanga irimo irerekeza mu mujyi wa Kigali itwaye umurwayi muri CHUK, bikarangira rero ije gukora impanuka ubwo shoferi bivugwa ko yarimo aragendera ku muvuduko uri hejuru, nibwo rero ngo yageze mu ikorosi kuyikata biramunanira. Bimunaniye rero impanuka ihita iba muri ubwo buryo, imodoka ihita irenga umukingo igwa munsi y'umuhanda mu ishyamba, nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri sikirini zanyu. Iyi mpanuka ubwo yabaga, abaturage batuye hafi aho ngaho rero aho iyi mpanuka yaje kuba yabera bakaba bahise birukanka baza kureba ikibaye. Bahageze rero basanga ni iyi mpanuka ya ambulance imaze kuba, cyangwa se basanga ni ambulance imaze kugwa munsi y'umukingo.
nibwo rero bahise bakora ubutabazi bw'ibanze, bakuramo abantu bari bari muri ambulance, dore ko byari byanabateye ubwoba bavuga bati haba hari n'uwaje kuba yagwamo, gusa Imana ikaba yaje gukinga akaboko, akaba nta muntu waje kugwa muri iyi mpanuka. Gusa abaturage bakaba bahise bakora ubutabazi bw'ibanze, aho bahamagaye inzego z'ubuyobozi ziraza zirahagera, ko mbere y'uko bahamagara inzego z'ubuyobozi bakaba babanje gukuramo aba bantu bari bari muri ambulance. Gusa amakuru yakomeje kugenda atangazwa nuko abantu bari bari muri ambulance bari barimo baravirirana bikomeye, kubera ko bari bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, ndetse umwe mu bari ahangaha iyi mpanuka yaje kuba yabera akaba yadutangarije ko babatwaye kwa muganga, bigaragara ko barembye cyane, bari bakomerekeye muri iyi impanuka y'iyi ambulance. Bivuga ko rero abantu bari bari muri ambulance, yaba umushoferi ndetse n'abandi yari atwaye, harimo umurwayi ndetse n'abarwaza b'uyu murwayi, bose rero bakaba baje kuba bakomereka mu buryo bukomeye cyane, ndetse bakaba bahise bihutanwa kwa muganga. Ubwo rero ngo bari bakimara kubakura muri ambulance, bakaba bahise bitabaza indi ambulance ya gisirikare. Hafi aho ngaho rero hahita haboneka n'indi ambulance itwara abarwayi kwa muganga, bahita batwara aba barwayi, aba bari bakomeretse rero bahita babatwara kwa muganga. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugarukwaho ni uko ngo barimo baritabwaho, barimo barakurikiranwa kugira ngo ubuzima bwabo bube bwasigasirwa, hatagira umuntu uza kuba yakwitaba Imana azize ibikomere yakuye muri iyi mpanuka agiye ambulance. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, avuga ko iyo mpanuka yakomerekeyemo umushoferi w'iyo mbangukiragutabara, umurwayi n'umurwaza ndetse n'abaforomo babiri, nk'uko twari tubigarutseho hejuru. Bose rero uko ari batanu bakaba baje kuba bakomerekera muri iyi mbangukiragutabara. Mugabo Gilbert avuga ko iyo modoka yananiwe gukata ikona irenga umuhanda. Ibi nabyo twari twabigarutseho hejuru ko yananiwe gukata ikorosi bikarangira irenze umuhanda. Yagize ati amakuru twamenye ni uko abakoze impanuka bakomeretse bidakabije. Mugabo avuga ko iyo mpanuka ikimara kuba hahamagaye cyangwa se bahise bahamagara imbangukiragutabara ya gisirikare ndetse n'ibitaro bya Kabgayi kugira ngo zijyane inkomere i Kabgayi. Birumvikana ko rero aba baje gukomereka bahise bajya kuvurizwa i Kabgayi. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi Dr Muvunyi Jean Baptiste avuga ko umurwayi wakomeretse yari agiye i Kigali guca mu cyuma cya sikaneri, akavuga ko abaganga batangiye kubitaho kandi ko bafite icyizere ko baza koroherwa. Birumvikana ko rero uyu mudogiteri yahumurije imiryango y'aba bantu baje gukomerekera muri iyi mpanuka, ababwira ko batakomeretse bikomeye cyane ndetse barimo baritabwaho kugira ngo ubuzima bwabo buze gusigasirwa. Gusa bamwe mu baturage bageze aho iyi mpanuka yabereye bavuga ko abakomeretse bahavuye bamerewe nabi kuko bavaga amaraso menshi, nk'uko twari twabigarutseho hejuru mu nkuru. Nguko ngaho rero iby'amakuru yari yakomeje kugenda agarukaho cyane y'impanuka yaje kubera muri kano karere ka Muhanga y'ambulance. Natwe rero twari tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere wanye natwe rero, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana 5/5 kuri share cyangwa se partage. Aya makuru uyasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byuzu bishimire ndetse n'ibyo nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.